Ikaze kuri YouTube channel Scott Entertainment. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe agace ka Microsoft Word Insert Tab. Turebe muri Illustration Group. Illustration Group ni agace ko muri Microsoft Word Insert Tab, kakaba kadufasha kuba twakwensatinga muri dokima yacu ya Word amafoto n'ibishushanyo cyangwa ibindi bintu byose twashaka gushyira muri Word, twaba tubikuye kuri internet cyangwa kuri computer yacu nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tugiye guhera kuri kwensatinga picture cyangwa amafoto dufite kuri computer yacu. Ubusanzwe iyo ufite dokima muri Word birashoboka ko wakwensatingamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Harimo amafoto, harimo amavideo, tukaba kandi twanabikura ahantu hagiye hatandukanye. Bimwe dushobora kubikora kuri computer yawe nk'uko nabivugaga, ibindi ukaba wabikora online. Reka dutangirire kuba twashyira ifoto muri iyi dokima ya Word yacu dufite hano. Nta kundi bikorwa, ufata kiriseri ukaza ugakanda hano nk'uko mubona hakanze, ariko ubu uri muri Insert Tab. Iyo hakanze nk'uko bisanzwe computer loadinga igahita iguha ahantu ikeka hibanze cyaho uheruka kuba wafata ifoto. Urugero, reka mfatemo ifoto hano, ngafata iyi foto nubwo itagaragara neza, ariko reka nyifate. Iyo imaze gufata ifoto hari ibintu byinshi igenda iguha tutari bwiteho uyu munsi, birimo kuba removing a background, kuba wakosora urumuri ifite n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo na size, kuba wayizengurutsa cyangwa wayihindura uburyo irimo, aribyo position, uburyo wayishyira muri text, icyo ushaka kwishyiramo, size yayo kuva hasi kujya hehe, ku ruhande ibiyigize. Ibyo byose tuzagenda tureba uburyo twabikoresha, ariko kuri uyu munsi reka twensatinge gusa ifoto muri dokima yacu kandi twikuye kuri computer yacu. Iyo umaze kuyensatinga yagezemo, ifoto ikunda kukwereka utu tuntu tugiye dutandukanye. Utu ngutu tugufasha kuba wagabanya size y'ifoto nk'uko muri kubibona, cyangwa kuba wayongera bitewe n'uko uri kubona iyo foto yari isanzwe ingana, cyane aho ushaka kuyishyira, niba ari nini cyane cyane yari ntoya cyane, ushobora kuba wahindura size yaje. Iyo umaze kubirangiza, hano hari agace kitwa online pictures. Ahangaha mbere y'uko hakanda bisaba kuba ufite internet nziza kandi yihuta kugira ngo ube wajya gusacinga ikintu online. Iyo hakanzeho nk'ibisanzwe, kambereke ndetse nk'uberekaho gatoya ukuntu bigenda, ihita loadinga, ikabanza ikaloadinga ikakujyana kuri browser zigiye zitandukanye aho wakura ifoto. Urabona iri gutinda, ikibazo cya internet. Uhita ubona iyi page, iyi ngiyi turi kurebamo hano, ibifite search. Muri no search wandikamo icyo ushaka cyangwa ifoto y'icyo ushaka. Iyo umaze kucyandikamo ukanda enter, ihita ikohereza kuri browser ikajya kureba niba ibona ya foto. Iyo umaze kuyibona urayiklikinga, kandi nandike ijambo yenda car cyangwa imodoka, enter cyangwa kuba yayisacinga. Ahangaha igihe twereka imodoka zagiye zigira accident, nayo mpamvu ni uko iba izishakira ku bindi binyamakuru yagiye ibona online kugira ngo abe ariho ihitamo. Noneho iyo umaze kugira hano, haba hari akaziga cyangwa akazu ugakirikaho. Iyo nta network ihagije ugakirikaho ntikabe ticked. Iyo yaba mfite network nari gukandaho kakaba ticked, hano hahita hazaho ahantu handitse insert.
iyo ukanze kuri insert gahita kajya muri document, ariko kubera nta network niyo mpamvu kugaselectinga utari gukunda. So reka dukomeze ku bindi, kuko n'ubu buryo bwo kuba wakwensatingamo document zivuye online ni gake abantu benshi bazikoresha. Canceling mbikureho, tujye ku gace gakurikiyeho shapes. Shapes ni nk'ibishushanyo bigiye bitandukanye, hari amaserikire cyangwa ibiziga, hari amakare, hari haro kakandeho. Iyo ukanze kuri ka kamenyetso kagiye hasi bagenda bakwereka shapes cyangwa ibimenyetso bigiye bitandukanye ushaka kuinsertinga muri dokima yawe. Urugero bino bigiye bitandukanye, hari n'ibindi bigiye bitandukanye, kandi zimwe muri izi shape ushobora kuzinsertingamo ukanazandikamo, reka cyangwa ukaba wazishushanyisha. Kamane ba urugero rero twinsertinga ayo ma arrow hande hano, nyensertinge ngiye kuinsertinga ngerageza no kuba nayishushanyisha. Iyo ukanze ku kintu ugiye kwensatinga, hano bagenda baguha ama option y'amabara. Hano ushobora guhindura color y'ikintu wensatinzemo, hano ushobora guhindura uburyo kigaragara. Ni urugero niba ushaka ko biza kuba ari line ifite shadow ikajyaho, niba ushaka iba umutuku ukaba wahitamo, cyangwa niba ushaka iba umukara ukaba wahitamo. Ubu mu buryo bwa mbere nsatinzemo iyi ngiyi, reka nsatingemo iyi ngiyi ifite fresh, nayo nze nyishyire hano. Kuko nari nabibabwiye, ndashaka kugira ngo mbereke yuko ushobora kwensatinga ama shape agiye atandukanye, ariko ukanayakoramo indi shape ushaka. Urugero ngiye kwensatinga agiye atandukanye, nyakoremo ikindi kintu gitandukanye, yenda iyo shape itari irimo. Mfate yenda ngire gutya, ngire umukara nk'uko nayemberetse. Ubu ngubu umaze kugira umurongo usa nkaho ufite ibyerekezo bibiri bigiye bitandukanye. Ubu ni uburyo bumwe ushobora gufata shape yari isanzwe ukaba wanayihindurira uburyo imezemo, ariko ushobora no gufata izi shape zigiye zitandukanye. Nkafata iyi ngiyi ni urugero, gishyire hano. Iyo ushyizeho shape yari imeze, cyangwa iyo ushyize igishushanyo cyari gifite inguni zirenze imwe, bakwereka background. Ushobora kugira background ushatse, ushobora guhitamo ko gisa umukara, ushobora guhitamo ko gisa umweru mo imbere ariko kikagira umuzenguruko w'icyatsi, bitewe n'uko ubishaka. Kadufate iki ngiki, iyo umaze kukibona uba ufite iyo ari shape isanzwe ikoze, ushobora kwandikamo ikintu ushaka. Urugero reka nandikemo Scott, urugero muri shape yacu twashyizemo nanditsemo Scott Entertainment Channel. Ushobora nawe kwandikamo ikindi kintu ushaka bitewe n'uko wumva iyo shape yawe cyangwa icyo kintu wensatinzemo ushaka ko kiba kimeze. Nyuma yaho ushobora kuba wakimura bitewe n'aho ushaka kugishyira. Urugero ushobora kukizana hano, ka kamenyetso twakoraga kakatwereka aho umuntu yajya cyangwa aho yasanga ibyo ashaka. Ubwo ni uburyo bumwe bwo kuba wakwensatinga shape zigiye zitandukanye. Ntabwo ari kuri iyi gusa, kuko hano harimo amashape agiye atandukanye. Hari amaline, hari zigzag, hari aya ngaya, hari amarectangle, hari n'aya ngaya y'ibimenyetso. Reka nze mbishyiraho, nongereho urundi rupapuro kugira ngo ibyo tugenda twandika bigende bisa nkaho bigaragara neza. Mbifate nk'aha ngaha ku rupapuro rwa mbere,
nsatingamo urupapuro nk'uko twabibonye mu bice byabanje. ubwo urupapuro nshyizeho, ngiye kuza hano mfate shape igiye itandukanye, mfate iyi arrow zinyishyire hano. urabona yuko ifitemo amabara agiye atandukanye. ubu nanditsemo, nandike kanda hano. ushobora gufata nk'iyi shape cyangwa iki gishushanyo twari dufite, ukaba wacyandikamo ubutumwa, bwaba ubuyobora umuntu bitewe n'ibindi n'icyo ushaka kumwereka. nk'uko nabibabwiye, harimo amashape agiye atandukanye uko umuntu abishatse. hano hari na option yo kuba washushanya shape bitewe n'iyo ushaka n'uko ushaka iba imeze, ukaba wanayishyira aho wumva ushaka. izi zose ni option ziri muri insert tab, umuntu agenda ahitamo bitewe n'iyo abona imunogeye cyangwa yatangwa ubutumwa ashaka kugeza ku bamukurikiye akoresheje iyo dokima ari gukora. reka dukurikizeho agace gakurikiyeho. ahangaha hari akandi gace kitwa insert smart art graphic. ni ukuvuga ni ukwensatinga muri dokima yawe graphic ubu se iri smart cyangwa ikoze neza ariko itanga n'ubutumwa. iyo hakanze kuri ka kantu kari kanditseho smart, bagenda bakwereka amagraphic agiye atandukanye. hano ni urugero niba ushaka kwensatinga list. ahangaha izi list ushobora kuzikoresha muri dokima yawe ya Word. kambaho urugero, iyo ufite company hari ukuntu abantu baba bagiye barutanga. ushobora gusanga yenda habanza deje, hagakurikiraho yenda DAF ushinzwe imari, hagakurikiraho ushinzwe abakozi, hagakurikira. muri urwo rwego ushobora gufata yenda iyi smart art akaba ariyo wemeza ikazamo. noneho iyo imaze kuzamo ugenda ushyiramo amatext uko ubishaka. imwe simwegeza hejuru kugira ngo itatubangana. noneho iyo imaze kuyigira iguha option yo kuba wakwandikamo. sinzi niba muri kubibona, bagenda baguha option yo kuba wakwandikamo. hano ushobora gushyiraho director, urugero director akaba ari ubanza, hava kuri director hakaba hakurikiraho undi bitewe n'uko ushaka ko muri dokima yawe baza kuba bakurikiranye. kuko urabona igenda iduha ama option agiye atandukanye. kuri nguyu yavuyeho hahita hakurikiraho uwo hasi. nta bundi buryo rero ni kugenda wandikamo amazina director akaba ari ubanza, yavaho hagakurikiraho DAF, yavaho hashyiraho admin. iyi graphic nk'uko yitwa ni smart art graphic, dushobora kwifashisha muri dokima yacu mu gihe tudashaka kuba yenda twafata umwanya tujya gushushanya amatebe agiye atandukanye agenda yerekana uko abantu bakurikirana mu ntera. izo smart art graphic zigiye zitandukanye nk'uko nabibabwiraga. hari uburyo bw'amalist ko abantu bakurikirana, hari process uko ushobora kuyikoresha werekana uko ibintu bigenda bikurikirana. niba yenda ni urugero ari ugucana computer ukanda kuri switch on, yenda ugakurikizaho password, ugakurikizaho yenda browser, bakagenda bakwandika uko ibintu bigiye bikurikirana. hano hari urugero, hari sapu ushobora gukoresha yerekana ama step
cyangwa uko ibintu bigenda bikurikirana bitewe n'icyo umuntu ashaka gukora. Hano hari indi yitwa hierarchy yerekana uko abantu bakurikirana mu nzego cyangwa uko ibintu bigenda bikurikirana. Hano hari relationship, icyo abantu bagiye bahuriraho cyangwa amasano bagiye bafitanye cyangwa n'ibintu isano bigiye bifitanye ko bigiye bikurikirana. Hano hari matrix, ukaba wazishyiramo uko ubishaka. Hano hari pyramids, ukaba wakandika ibintu bitewe n'ingano yabyo uko bigenda bigabanuka cyangwa byiyongera, zigiye zifite amashape. Hano akaba ari picture, hano ukaba wajya kuri online kuba washaka izindi mu gihe waba ukeneye utayibonye. Nyuma yaho hano hari ahandi handitse ngo add chat, kwadinga chat muri document. Rero tuyishyire hano munsi, kandi mpande n'insatinge mu rupapuro. Okay. Tuyishyire hano nta kibazo. Ugiye kwadingamo chat. Iyo wakanzeho baguha amaforume cyangwa uburyo bugiye butandukanye bwa chat. Chat usanzwe ni nk'iyi taburo cyangwa iyi graphique turi kureba hano, ariko ushobora guhitamo ko ibikozwe n'imirongo gusa, ushobora guhitamo ko aba ari ikiziga cyangwa pari, ushobora guhitamo ko aba ari amabare atambitse, ushobora guhitamo uburyo butandukanye ushaka iyo chat yawe iza kuba imeze. Noneho iyo uhisemo chat iyo ukiyihitamo urayiselectinga ukayemeza. Umaze kuyemeza ihita iza muri ya dokima yawe ya Word ikazamo. Ariko iyi chat nubwo tuba tuyibona iba ikontororwa na Excel cyangwa agashiti ka Excel, ariko turi kubona hano hejuru aka gashiti. Iyo ugenda uhindura imibare igiye irimo, urugero hano hari 4, nimpashyira 3 akanda enter, iyi chat forume yari ifite ihita igabanuka ahantu. Ni urugero, reka mfate hano kuri kategori ya 2 kuri seri ya 3. Okay. Kuri kategori ya 2 kuri seri ya 3. Seri ya 3 ubwo ni ahangaha. Seri ya ni seri ya 2, kakire kuri seri ya 2, kategori ya 2 seri ya 2. Reka mashyire yenda 7. Ahangaha ubusanzwe kategori ya 2 kuri seri ya 2 hari 3, ariho ahangaha muri orange kire 7 hariya, hande enter. Nimashyira 7 muri ya dokima yacu, turahita tubona yuko chat yazamutse, ikaba yazamutse ikagera kuri 7. Bishatse kuvuga ko iyi chat yacu tugiye kwinsatinga muri Word izana n'agatebo ku ruhande ka Excel, ariko kendika iyi mibare tubona kuri chat. Iyo tugiye muri Excel tukagira ikintu duhindura, no kuri chat yacu gihita gihinduka. Bishatse kuvuga ko igihe wensatinze chat muri Word document yawe igendana na Excel. Iyo usibye aka kantu ka Excel kagakuraho, chat igumaho, ariko kuba wakongera kuyimodifiya bikaba bigorane cyangwa bidashoboka. N'izindi etape umuntu anyuramo tuzareba mu gihe kizaza. Nyuma yaho reka turebe ikindi gikurikiyeho. Reka tugiye kureba
hano kuri take a screenshot. Ushobora kuba ufite dokima muri Word ukaba wakwensetingamo screenshot nk'ifoto. Nta kundi uraza hano muri illustration ugakandaho, iyo ukanzeho bahita bakwereka screen clipper. Iyo ukanzeho bahita bakwereka screen, ukaba waselectinga ikintu ushaka ko aricyo kiza kuzamo. Urugero reka nselectinge izi dokima zonyine, urabona ko zihise ziza hahandi nari nashyize kiriseri, zikaza zimeze nk'ifoto nafatiye screenshot. Iyo umaze kubigenda gutyo aba ari ifoto wensatinze muri dokima yawe ariko ifashwe na screenshot wakoresheje iri muri Microsoft Word Insert Illustration Group. So kuri uyu munsi twarekera ngaha, kandi nkabashimiye yuko mwakurikiye. Ntimwibagirwe gukora subscribe. Ubutaha tuzareba online video media, link, comment, header na footer. Mukomeze mudukurikire kandi muduhe comment, ndatubwire ibyo mwumva twahindura cyangwa twakongera mu byo tubagezaho.